Ikindi Simoni yararirimbye ngo njyewe nanga abahutu. Ubwoko ariko bw'abahutu yavugaga yanga ntabwo ari abahutu basanzwe, ni abahutu ngo bifatanyije na RPF, ni abahutu bifatanyije n'inkotanyi bakubaka igihugu. None se niba yanga uwo muhutu bifatanyije na mugenzi we kugira ngo bubake igihugu, noneho bafatanyije mwanga bingana iki? Icyo ntabwo ari cyo nshaka kugira ngo dutindeho. Ibaze kwanga umuntu urimo gukorera igihugu cye, umuntu ukorera igihugu cye ukamuvuga yuko arimo kujagirizwa, arimo kuja ashaka amaramuka. Muve kuri Bikindi Simoni, dore abahutu bajagirizwa nabo, dore ni mu bahanga amaso, mutekereze cyane, murebe, mushishoze, ninde ujagirizwa? Jewe nanga abahutu b'indandenze baha abandi bibisahirana, bakunda guhakwa, batunzwe no guhakirwa rungano. Icyo hari uwakikugayira se? Abo ngabo niba mbangandamaze, abo ngabo niba mbangandamaze. Imana tugira iwacu nuko ari bake cyane rungano. Ni bake cyane abari ndagira. Imana tugira iwacu nuko ari bake cyane rungano. Jewe nanjye bihutu, jewe nanjye bihutu, bigendera inzira ubugari. Jewe nanjye bihutu, ibihutu bidashishoza, baterana bigatemana, bikegura bikarwana intambara, bitazi imvano yayo rungano. Bakamarana urumva atari ishyano koko. Jewe nanjye bihutu, umuhutu uhabwa igiceri akica umuntu, kandi akica umuhutu rungano. Yegura Abo ngabo niba mbangandamaze, abo ngabo niba mbangandamaze. nanjye Imana tugira iwacu nuko ari bake cyane.